Yesu ashimwe abadukurikiye mwese kuri iyi sheni yacu y'Umubibyi TV, tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza twise ngo Gospel Talk Show. Ariko uyu munsi dufite insanganyamatsiko tubona muri Bibiliya mu Bagalatiya igice cya 3 n'umurongo wa 10, havuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni buvume. Ngira ngo ni nayo insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Mwese rero mbahaye ikaze ku muntu uyu murongo wacu mwiza cyane w'ivugabutumwa. Muri iki kiganiro ushobora kugira inyunganizi cyangwa ushobora kugira ikibazo ushaka kubaza. Ndagusaba kugira ngo wandike muri mwanya wagenewe komanteri, ushobora kugusubiza cyangwa se n'ubutaha bikazadufasha kubiheraho tubisubiza mbere yuko dukomeza ikindi kiganiro. Hano rero ndi hamwe n'abatumirwa, abantu bakomeye cyane babasha kuvuga, nabo ni abantu bakuru barivuga. Ndagira ngo munyemerere iburyo bwanjye ndi hamwe n'umugabo mubona, tuguhaye ikaze. Ndagira ngo munyemerere mwibwire abadukurikiye. Murakoze. Umugabo w'intarumikwa, nitwa Augustin mu Rwanashyaka, ndi umupasiteri. Tuguhaye ikaze Pastor Augustin. Murakoze. Ibumoso bwanjye ndi hamwe n'undi mugabo nawe, tagira ngo tumwakire. Murakoze. Nitwa Butoyi John, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Murakoze. Evangelist Butoyi John, tuguhaye ikaze cyane. Murakoze. Nagira ngo rero nongere nsome iyi verse, noneho baze nakire John, Evangelist John, nkurikizeho na Pastor Augustin. Ni muri Bibiliya Isezerano Rishya mu Bagalatiya ibice 3 n'umurongo wa 10, aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Ibi bivuze iki? Urakoze. Abantu benshi twatwibwira ko kwiringira imirimo itegetse amategeko se bivuze iki? Keshi Bibiliya twibwira ko kuko kubahiriza amategeko byo kubahiriza amategeko, ariko bivuze ko umuntu wese ugerageza kubahiriza amategeko nkuko birivuga aba ari kivume. Se kubera iki? Kubera inyoko muntu vuga kamere yacu ntabwo ubasha kubahiriza amategeko. Usomye Bibiliya nka Abaroma igice cya 7 ugasoma ku murongo wa 18, urabivuga neza ati nzi yuko muri jewe, ibyo ni kuvuga muri kamere kanje, nta cyiza kimbamwo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. Umva nakubahiriza amategeko gute? Ntabwo bishoboka. Usomye ibitabo by'Imana canke uko amategeko yaje, birayerekana ko kuva kera amategeko atangwa, umuntu wagerageza kuza amategeko agatsindwa yagomba guhanwa igihano cy'urupfu. Yagomba guhanwa ko itegeko ryari urupfu. Urakoze. Urakoze cyane. Turi bugire confusion wenda abadukurikiye, ariko ndagira ngo niyo mpamvu tuvuga ngo mujye mubaza. Biravuze ngo wiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume, kandi uti ntago bishobora ko byakubahirizwa. Ese ushoboye kubyubahiriza ni gute? Cyangwa ugerageze kubyubahiriza ni gute ahinduka ikivume? Naho ngaho wumva mfitemo confusion. Pastor, ni karibu. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume, kandi bakoze imirimo itegetswe n'amategeko ariyo biringiye, babaye gute bivume? Ntacyo tubihinduraho, byo ni bivume kuko Bibiliya niko ibivuze, ahubwo turasobanura kubera icyo ari ibivume. Aranditswe ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose, iyi migisha izakuzaho. Biri mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ibice 28. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose, uzabona umugisha. N'ubundi abantu ntabwo ari uwo muvumo baba bashaka, ni umugisha. Ariko aranditswe ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Kubera iki? Nabyo biriho, kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira byose ngo abikore. Ntacyo byose nubikora, ariko hagaruka ikibazo ngo usitaye kuri rimwe aba yishe yose.
rero amategeko agusaba imirimo usohoza, Mm. utayisohoza yose ukabona umuvumo, nubwo ibyo babikora bagiye gushaka umugisha. Icyo rero nsorezaho muri Yeremiya haranditswe ngo barayishe, barayishe. Icyo rero wari uvuzeho ngo ese ngo nuyakora ngo avumwe ninde se? Barayishe. Kuko ibwirizwa ni yose, ni yose. Havumwe umuntu udahirimbanira byose ngo abikore. Niba ahari, arahari, ahari, nta kibazo, si ikivume wabikoze byose. Ariko se arahari, kandi isezerano rivuga ngo bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, nicyo gituma nzasezerana bisezerano rishya. Rero iri sezerano rirebanye n'amategeko ryazanywe ku bisate by'amabuye bivuye ku musozi wa Sinayi. Abantu ahubwo bahereye ku rya mbere bayica. Mose yasanze bamaze kuramya ikigirwamana, kandi irya mbere ribabuza kuramya ikigirwamana. Rero naho ngaho ntabwo tukiri no kwibaza ngo ese ngo abayubahirije ngo umuvumo ujute ni bande se? Barayishe. Niyo mpamvu birivuga ngo Kristo yaducunguriye ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ubwo twabonye umuvumo mu gihe twashakaga umugisha. Ndumva ari aho nasubikira. Urakoze cyane. Ngira ngo nk'uko nyine Bibiri bisobanuye, nk'uko Pastor ngira ngo abitubwiraga, ikintu numvishemo nakungura n'abandi ni uko ugerageze ngira ngo guca muri iyi nzira ntabwo ishoboka, ahubwo birangira ahindutse ikivume. Erega n'ubundi Imana ibwira Mose ngo aze iyamuhe, yaramubwiye ngo nguha amategeko nandikiye Abisirayeli kubigisha. N'ubundi ntabwo yari ayo kubahiriza mu mugisha uboneke, ko ari ukubigisha. Niyo mpamvu rero Bibiliya amategeko yita umushorera utugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ubwo kwari ukubigisha iki? Kubigisha iki? Kubigisha rero wenda bigoyemo gato, ariko ku muntu utari bubyigoremo ntibimugoye. Ubuturo bwera kugira ngo winjiremo ngo hari irembo. Birumvikana? Ubuturo bwera bwagiraga iki? Irembo. Nawe nkubaze, ese ubuturo bwera uretse irembo ngo bwari bukikijwe n'iki? Bagiye kumbaza kandi n'umuyobozi w'ibiganiro, ese ndi umusomyi wa Bibiliya cyane. Ubuturo bwera bwari buzengurutswe n'umwenda wera hose, ni inkingi, hariho umwenda wera. Iyo utacaga mu irembo ukagerageza kureba ku mpande z'ubuturo bwera, wabonaga ishusho yawe muri uwo mwenda wera wibonagamo. Wasabwaga guca mu irembo, na Yesu yarivugiye ati ni njye rembo, uwinjira muri jye azakizwa. Bivuze rero ntabwo iyo nzira ikunda, aho amategeko ahari nka wa mwenda wera wari ugose ubuturo bwera. Abantu barimenyaga bakavuga ati wewe nkwiriye kwinjira ngahera ku gikarabiro, nkakomeza ku gitereko cy'amatabaza ahera cyane, ariko hajyaga umutambyi, ariko igikarabiro n'abandi bakigeragaho. Wabaga ukeneye guca mu irembo, ariko iyo wacaga ku ruhande wahitaga ubibona ishusho yawe, kuko hari umwenda ubonerana. Rero amategeko arakubwira uri we, agusunikira guca he? Mu irembo. Urakoze cyane. Amategeko arakubwira uri we, cyangwa aragusobanurira ishusho yawe ya nyayo, akwereka irembo ugomba kunyuramo. Karibu John. Urakoze cyane. Nk'uko Pastor abivuze, hari ijambo akomojeho ry'ingenzi. Amategeko yatubereho kugira ngo atwigishe, Imana yagira yigishe. Iyo usomye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 19 bavuga neza ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwagwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsinzwe n'urubanza imbere y'Imana. Abantu benshi nk'uko Pastor bivuze, kubahiriza amategeko wumva ari ikintu umuntu yashobora, ariko Pastor bivuze barayishe, biravuga ati barayishe. Nta muntu n'umwe ubasha kubahiriza iki amategeko, ntawubaho. Ahubwo binyuze mu mategeko umuntu abasha gutsindwa n'iki? N'urubanza, kugira ngo abashe gushika imbere y'Imana. Niyo mpamvu umuntu wese iyo akiri mu mategeko aba ari umuvumo, kuko bwa kamere yacu, kamere umuntu ntabwo abasha kubahiriza amategeko. Amen. Ndumva nungutse cyane. Urakoze cyane. Pastor aravuze ngo atwigishe
wongeraho ngo atsindwe n'urubanza n'urubanza. Ngira ngo uyu muntu umaze kwiga agatsindwa niwe uzakenera umutsindishiriza, cyangwa ni nawe uzabasha ni nawe uzabasha gukizwa. ni ukuvuga ngo Yesu yarivuze ati ni njye nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ubasha kugera kwa data atari nde atari iki. bari abantu impamvu ari ibivume baba baharamba iby'amategeko bazi ngo ku bwabo banagera ku Mana hatajemo intermediaire, hatajemo Yesu. Kandi Yesu aravuze ngo ntabyo wabasha, uri gukora ibintu utabasha. Ni nayo mpamvu rero umuvandimwe akomeje ku ngingo ngo batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, akanwa kazibwe, noneho bazagera imbere y'Imana batsindishirijwe. Ntabwo ku bwawe wabishobora. Ndabisobanura gute? Abiringiye imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume. Muzi ikindi kintu kirimo, kangisome mu Bafilipi. Ni ukuvuga ngo bari abantu nta nubwo biringiye ya mirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo bariya abantu iyo mirimo irabazwa nde? Irabazwa bo. Ubwo rero niba bari stiki cyangwa bikomeje ku mategeko, mu yandi magambo biringiye nde? Bariyiringiye. Bibiliya rero iranabyanga. Ntarajya no mu Bafilipi, muri Yeremiya haranditswe ngo uku ni ko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima akimura Uwiteka. Ntabwo Uwiteka ari mu mutima w'uwo muntu, ahubwo ibyiringiro biri kuri we ubwe, ku muntu w'ubwe. Ngo ameze ate? Azaba ameze nk'inkokore mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi. Umuntu wiringirira ko azatsindishirizwa n'imirimo yakoze ariyiringira. Kambi bikomoza hano mu Bafilipi, kwiyiringira ni bibi. Niyo mpamvu abantu bigize bavuga ko ari abantu b'Imana, ariko bazatangazwa no kubona Yesu ababwiye ngo mumve imbere. Sinigeze kubamenya. Ntabwo ari we biringira, bariyiringira. Bivuze rero ngo kwiringira, sinzi niba umuyobozi w'ikiganiro bitwemera, ariko twitije ku zindi ndimi hari ibyitwa believe, trust, rely, kwishingikiriza ubwawe, no kwiyiringira. None se ubwo urumva ukiringiye Imana? Abantu baragiye ahubwo babibigirwamana. Niyo mpamvu biri bitabatagonda ijosi. Haranditswe ngo umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri, bahora barwanya iby'umwuka, bariyiringira. Imana ni umwuka, kandi ngo n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Dukwiriye kugana Imana mu buryo bw'ijambo ryayo, ariko kuri mu buryo bw'umwuka. Abo rero bariyiringira kandi ari abantu buntu. Noneho mu Bafilipi, ijambo nkunda cyane, Pawulo nawe yari wa wundi wiyiringiraga ibyiza bye. Byanditswe mu murongo wa 4 ngo niba hari umuntu, Abafilipi 2, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Yariyiringiraga. Ariko none umurongo wa 9 nkunda cyane, aravuga ngo kandi mboneke ko ndi imbere yayo ntafite gukiranuka kwanjye kuzanwa kuva ku mategeko. Mbone ko ndi imbere ntafite gukiranuka kwanjye kwe k'umusaruro w'ibyo jye nakoze byiza nirinze. Kuko hejuru avuga ati jye ndi n'umufarisayo, njyewe ndi n'uwo mu bwoko mu Bisiraheli, njye mfite n'ibintu byinshi byo gusigiriza, nakavuze njye ndi qualified, ndi qualified, njye nturuka mu muryango wa Yuda. Oya, aravuga ati ibyo ngibyo sinzabyishingikiriza. Niba hari uwumva yakwishingikiriza ibyiza bye namuruta, ariko mboneke ko ndi imbere ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mirimo nakoze, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana. Urakoze cyane. Ariko gukiranuka kuva ku Mana. Turimo dusoza, wenda kubw'iminota mike tuba dufite, John, kugira ngo nkwakire usa nkaho usoza, uvuga usoza ibyo bari baduteguriye, tuzongera tukwakire n'ubundi. Urakoze. Arakantu nanjye nongereho guco pastor avuze. Iyo usomye Yakobo gice cya 2, ugasoma umurongo wa 10, avuga ngo umuntu wese witondera amategeko
yose agatsitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. aba yacumuyeho yose. Cyase kuvuga ko na wa wundi bavuga ngo ndagerageza wiyiringira ntabwo bishoboka, uko wishe rimwe n'ubundi ubu yishe yose. Ubwo birumvikana ko nubwo warakara bivuga nurakara mugenzi wawe ukoze itegeko uri gucirwa n'urubanza uriho gutaga muri gohonomo, sibyo? Ariko biri kavuga ngo ari ukihanuka kudaheshwa n'iki n'amategeko kwanshuwe. Ariko abantu tukwiye kwiringira, kuko uwiringira ubwe ntabwo bishoboka. Ubwo umuntu akwiye kwiringira gukiranuka kw'Imana ariko kwahishuwe. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ndi bugaruke pastor nawe kugira ngo adusorezeho, ariko ikintu numvishemo ahangaha nuko iyi nzira idashoboka. Ni ukuvuga buri muntu wese wiringira gukora aba ari mu nzira y'amategeko, cyangwa se buri muntu wese wiyiringira wumva yashimwa imbere y'Imana kubw'imbaraga yashyizemo n'ubundi aba ari muri ya nzira y'amategeko. Iyi nzira rero itubwiye, ngira ngo dusomye no hepfo ku murongo wa 13 niho havuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo wazanywe n'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Umuntu wese ugerageza guca muri iyi nzira nta kindi kimubaho usibye kuba ikivume. Ngira ngo wenda mushumba mwebwe murabindusha cyane, murabizi cyane kundusha. Ubundi muri Bibiliya harimo amategeko ngo 613. Usibye no kuba wenda nyavuga gushyira uwo mubare no kuyamenya sinayamenye, ese ubwo nabasha no kwiyubahiriza ntanayazi? Nta nubwo bishoboka. Ibyo natubwiye ngo uwishe rimwe aba yacumuye yose. Niyo wakora rimwe imbere y'Imana, ngira ngo nta pourcentage hari runaka wenda ngo watsinze kubera ko wabonye ipasi mark runaka, ahubwo biba bigomba kuba ari 100%. Biba bigomba kuba perfect. Rero kubera yuko twebwe ngira ngo niko mu Baroma havuga ibice 8:3 havuga ngo iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Iyi kamere yacu yananiwe kugira gute? Yananiwe guca muri iyi nzira. Nta nubwo inagize gute? Inayishoboye. Nta nubwo inayishoboye. Ahubwo Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo. Ni ukuvuga rero inzira yatunaniye Imana yarayishohoje, ariko isohoza iciye indi nzira. Iyo nzira ndagira ngo wenda tuve muri ya nzira, noneho tuve muri ya nzira y'ikivume, ahubwo tujye muri ya nzira ya nyayo. Ndagira ngo wenda usoza utubwire iyo nzira kugira ngo dushiftinge tuve muri iyi nzira, noneho tujye mu nzira ya nyayo. Tuve mu nzira y'umuvumo. Ntago njya kure ibyo muvuze. Imana yabisohoje muri Yesu. Gute? Amategeko agusaba imirimo myiza no kwirinda imirimo mibi. Birangira ahubwo unyuranije. Nibyo mu Baroma handitswe ngo kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ngo mbonye ishyano, ninde wankiza umubiri untera urupfu? Urumva birangiye ibyo nabazwaga ngonganye n'urupfu. Kuko haranditswe ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo rero birangira uretse n'umuvumo, amategeko ibyagusaba urabibura, ubwo agahita gucira n'urubanza. Kandi nta kindi Imana ihanisha, ubwo iri tegeko ni urupfu. Rero uko Yesu yabisohoje rwa rupfu, yaraje aba ari we wemera ararupfa, asohoza iby'amategeko. Noneho yasohoje amategeko, yayahaye ibyo yategekaga. Iyo yananiwe ukwiriye gupfa. Araza rero apfa mu cyimbo cyande cyacu. Niyo mpamvu handitswe ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Twe rero tubona amahoro muri Yesu, uko byose yaraje arabyirengera. Umugore wafashwe asambana yari yishe itegeko ntugasambane, yarakwiriye gupfa guterwa amabuye. Maze Yesu araza ajya mu cyimbo cye, aramubwira ngo ntawe uguciriyeho iteka? Ati ntawe, nanjye singuciriyeho iteka. Ubwo ngo igihano Yesu yari buhanwe mu cyimbo cy'uriya. Ati ngaho genda ntukongere gukora icyaha. Ariko Yesu ajya ku musaraba aradupfira, yishyura iby'amategeko yategekaga. Tuba tubonye amahoro, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Rero wenda hari ukuntu Bibiliya ivuga ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe. Abantu bashaka ko bibaturukaho bafite ikibazo.
ahubwo bitwa inkubaganyi. ako kantu gasubire. Ubundi gukiranuka imigisha yose irashingira ku Mana yagennye kwiyunga natwe. cyane Hari abashaka ko bibaturukaho gusabana n'Imana bituruke mu murava bagize kandi wo Bibiliya kuyigana, Imana itegeka ko bituruka ku Mana. bituruka Cyane. kuri iyo yiyunze natwe, none twebwe tugashaka ko bigira gute biduturukeho. biduturuka. Abantu rero ni inkubaganyi, ni nacyo Bibiliya isobanura. Abantu bashatse kureba mu isanduku y'ibihamya kuko yabagamo amategeko bahise bapfa. Abubu rero bapfa bate? Nyine ubu urapfa ukarimbuka uzajya ikuzimu kuko urakubagana. Imana yashyizeho inzira imwe, wowe urashaka amayira abiri, sibyo? Shaka Rero yabangikanye. mu by'ukuri abantu bajya bavuga ko dushobora kuba turi abanebwe, inyigisho ishaka kuba itera ubunebwe, ariko bazareba ibyo byuya babizi niba hari amahoro byabahaye. Ariko kuko twe twizera ko Yesu igihano twagahanwe yagihanwe mu cyimbo cyacu, dufite amahoro ku Mana n'ibyiringiro. Amen. amen Nabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Bibiliya avuga ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ni Siko urupfu, birivuga. nibyo. Kandi mu Baroma ibice 3:23 bavuga ngo ko bose bakoze ibyaha, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Noneho tukweretse neza yuko Kristo yaje atanga rwa rupfu, ari wo mwenda twari dugize dute, twari dufite imbere y'Imana. Ku murongo wa 24 akavuga ngo bose ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Bagira ngo mbashimire cyane. Mu by'ukuri abantu bareke kwiyiringira, bareke gushaka yuko bibaturukaho, bemere batsindwe, ahubwo bashake biringire biringire bemere ko batsinzwe, nta nubwo bari butsindwa. baratsinzwe. Bagira ngo mbashimire cyane. Rero reka senge. Urakoze cyane. Ndagushimye Mwami Yesu kubw'ijambo ryiza twumviye ahangaha no kubw'iki kiganiro. Sengeye n'abacyumva kugira ngo babashe kucyakira mu mitima yabo, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura. Izina ryawe ryubahe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Urakoze.